kwirinda kwarashize, ikije cyose kirohayo, kuko urukundo bakunda umwami rwaragabanutse, bituma indangagaciro yo kwirinda itagihari. Arambwira ngo uzabanyibukirize ngo umwanzi yamenye yuko n'abatanywa inzoga babyigishijwe no gutinya ijambo ryanjye. Yahinduye uburyo, ahindura amayeri kugira ngo yanduze imyambaro y'abakiranutsi. Reka twumve icyo Imana iganira natwe mu ijambo ry'Imana. Shimiye Imana ko impaye uyu mugisha ungana gutya wo kuganira namwe ijambo, kandi shimiye n'umushumba w'itorero Pastor David. Ataguhaye burya ntago waza hano, Imana imuha umugisha. Munyemere dusome urwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 6, tujyane twihute. Unyemerere tubane, ntago ari umwanya munini nkoresha, nturangarire mu bindi, twumva ijambo ry'Imana, ubundi wenda ibindi waza kubikomeza nyuma. Ibice 6 ndasoma amagambo atari make ariko atari na menshi, ntago barambira, ubundi ndasoma ahantu 3 tuganire kandi ayo magambo yose ndayavugaho. Reka mpere ku murongo wa mbere, ni page 158 ku bafite Bibiliya imeze nk'iyanjye, ndumva hari impapuro zikivuka. Ibice 6 haravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Munyikirize ngo amena. Muhindure hirya gatoya dusome Abefeso page 194 ibice 2, someho amagambo makeya ubundi nsoreze mu Bakolosayi. Abefeso ibice 2 haravuga ngo, ndahera ku murongo wa mbere, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. 4 Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. 6 Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Tuvuge ngo amena. Dusoreze mu Bakolosayi, ni imirongo nisoma tukaganira. Hari n'ababagize umugisha wo gusomera Bibiliya mu rusengero batajya babona umwanya wo kuyisoma, ariko si uko bawubuza, ahubwo nuko batabiha agaciro, nyamara ari ngombwa. Ibice 3 ndahera ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. 3 Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri aya magambo, numva umwuka w'Imana yampaye kandi yanyujuje. Aya magambo yose dusomye muri ibi bitabo uko ari 3, Abaroma, Abefeso n'Abakolosayi, ubundi iyo ufashe igitabo cy'Abaroma ukongeraho Abakorinto urwa mbere n'urwa kabiri, ukongeraho n'Abagalatiya, ni inzandiko z'agakiza.
ni inzandiko Paulo zitwa inzandiko z'agakiza, ariko nifashishije cyane urw'abaroma kuko ruririshe cyane, rurakungahaye. Ndashaka ko turi butinde kuri ari amagambo yo mu gice cya 6. Icyo naringiye kuvuga nuko aya magambo yose uko ari 3 ahuriye ku bintu bitatu. Niba mwabyumvishe nyasoma, ahuriye ku ijambo ryitwa gupfa, hakazamo ijambo ryitwa kuzuka, hakazamo n'ijambo ryitwa gutura mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Munyikirize ngo amena. Gupfa, kuzuka no gutura mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Pastor Jean-Jacques niwe wavuze ngo nujya kwigisha uzajya uvuga intego, nubwo umuntu atakumva byinshi wigishije ariko nibura ayisigarane. Giye kubaganiriza ku magambo avuga ngo uwapfuye ni uzuka, kandi uwazutse ni uzamurwa cyangwa azamuwe akaba azaraganwa ubugingo na Kristo. Nimvuga gupfa ndabisobanura, ntabwo ari ukujya rusororo. Uwapfuye ni uzuka, kandi uwazutse niwe wazamuwe akaba afite ubugingo akiri n'inaha. Gupfa ku byaha. Paulo yandikiye abaroma aya magambo ndayakunda, ntarayageraho. Iyo usomye igice cya mbere cyo mu gitabo cy'abaroma uhereye ku murongo wa 5, hatangira Paulo avuga ngo niwe waduhesheje. Abavuga Yesu aravuga ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa mu izina rye. Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga kuba intumwa, ariko iy'icyongereza ivuga Gentiles. Gentiles bisobanura abanyamahanga. Ibisobanura neza avuga ngo abanyamahanga aho twari turi Kristo yaduhesheje igikundiro, ariko Bibiliya y'Icyongereza ibyita ubwiza buturuka muri we, kuba intumwa mu izina rye mu cyimbo cye. Harimo imihamagaro ibiri ariyo naringendereye, ngibyo byose abikorera kubwizi ntambwe ya mbere. Iya mbere ivuga ngo kugira ngo tube abe, belong to Jesus. Aduhamagarira kugira ngo tube abe. Intambwe ya kabiri aduhamagarira iyo tumaje kuba be kugira ngo tube ishyanga ryera, the whole people. Ni intambwe ebyiri. Hasi asoza ababwira intambwe ya 3, nyuma yo kubuwe no kubuwera nibwo aduha umurimo wo kujya gukora, tukamamaza ubutumwa ngo bushoreye imizi mu mutima. Munyikirize ngo amen. Ndabizi ntibiragira ishusho ariko ndabisobanura. Ariko ni uduhesha igikundiro, aduhamagara nk'abanyamahanga kugira ngo tube abe, tube mu bwoko bwe, tube abera, tubishyanga ryera. Uwapfuye ni uzuka, uwazutse niwe wazamuwe, kandi uwazamuwe uriyo ni utunze ubugingo buhoraho. Uri mu rusengero gusa ntabwo ari ikimenyetso kigaragaza ko abutunze. Kuba umushumba, kuba umuririmbyi, kuba mwarimu, kuba umudiyakoni, kuba umukristo, kuba wakora imirimo itandukanye utarazamutse ntabwo ufite pe. Ntabwo ndimo ndavuga uwapfuye ngo tumujyane Nyamirambo, ahubwo uwapfuye ku byaha. Paulo yandikiye abaroma aravuga ngo ndabibutsa ko twapanye na Kristo mu rupfu rwe, intambwe ya kabiri tunabatizwa umubatizo we ari wo gupfa ku byaha. Ntabwo nshaka gutinda kuyo yatangiye ngo none ngo tuvuge iki, dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ntabwo ari byo ngendereye, ahubwo ndashaka kuvuga kuri aya magambo 3 mbabwiye. Uwapfuye ku byaha azukana na Kristo, yarangiza akazamuka agatura mu ijuru mu buryo bw'umwuka ari muri Kristo Yesu. Ubwo mperuka kubigisha hano ijambo ry'Imana, nagira umugisha wo kugana ijambo ry'Imana, nabigishije amagambo Paulo yanditse aravuga ngo ndahamaranira gusingira icyo Kristo yamfatiye. Arampamagara ambwira ngo ngiki ngwino ugifate, ariko kukigeraho ntago ari ibintu byoroshye. Rero ndagira ngo mbabwire yuko imihamagaro duhamagarwa mu nkurikire mwe kureba hariya ni ugupfa ku byaha. Kristo yamara kwica ingeso za kamere, imirimo ya kamere nk'uko Paulo yabyandikiye Abagalatiya, tukazukana nawe mu nyumve. Yesu amaje kuzuka, ejo bundi narabivuze mu mpinduka, ndumva ari ibyumweru 2 bishize, yazukanye imbaraga zidasanzwe, azukana ubwiza budasanzwe ku buryo yinjira ahantu badakinguye, imiryango ikinze, ibikuta byose biriho, agahita babwira ngo amahoro yanjye abe muri mwebwe. Bari basanzwe bamuzi nka wa wundi ubabara, nka wa wundi usonza, ariko yazukanye umubiri utarwara, udasonza, udafite ikibazo, azukana ubundi
ubundi bubasha. Iyo dupfanye na Kristo tugapfana urupfu nk'urwe rwo kumuha ingeso zacu za kamere, ukamubwira ngo byarananiye byakire, ndagira ngo nkubwire yuko afite imva itajya yuzura yo guhambamo ibyaha. Ubundi iyo umaze kubimuha mugapfana, kandi intambwe ya kabiri ngo murabanza mugapfana mugahambanwa, mwarangiza mukazukana. Uzuka uri icyaremwe gishya ku buryo umuntu akureba agahita avuga ati ntabwo ari Claude narinzi, Claude w'amahane ntabwo ari we narinzi, oya ntabwo ari we narinzi, ku buryo nagiraga ikofi ariko wandeba ugahita usanga amaboko yarayaciye. Nuko namuhaye ibyaha ndabihamba, nzuka ndi icyaremwe gishya. Ahita afata aravuga ati aha, ubwo Claude azutse ntabwo akwiriye gutura mu isi mu buryo bw'umwuka, ahubwo ndamuzamuye nicaranye nawe mu ijuru kandi ari muri njyewe. Munyikirize ngo amen. Abo bantu bari hano mu itorero nubwo atari mwese for sure, bari hano ntibagikora ibyaha, ntago bakiri nk'ababandi, ntago bakigenga, ntago bakitwara nk'uko bahoze. Bahindutse uko bari banahindura naho bahoze. Barapfa barangije barazuka. Paulo yandikiye Abefeso arabira ngo namwe niko mwari muri mugendera mu mirimo y'umwijima. Reka nkoresha amagambo yanjye: mugiterekera, munywa inzoga, musambana, mwiba, mubeshya. Nigeze gusura korali imwe ari mu masengesho, ntago mwayimenya, tuhahurira n'undi mukozi w'Imana bari badutumiye, ari umuhanuzi. Ngiye kubona mbona ahagaze hejuru y'umuririmbyi, yari igitsina gore, ntago nzi niba ari umugore cyangwa umukobwa. Amukubita urushyi mu mugongo yanze kwihana, aravuga arumukubita avuga ngo narakubonye ka kazu winjiyemo ufite igisabo n'inkoko y'ibara rimwe. Ni umuririmbyi ariko ajya mu bapfumu, ntago yapfanye na Kristo. Ni gute wajya kumva amagambo y'inzuzi warangiza ukaza no kumva amagambo y'Imana? Ntawe ukeza abami babiri, uwo ntago yapfuye. Cyakora yanditse mu bitabo by'itorero. Niyo tugiye kumuhigaburo turarimuha, ndetse tunagendera ku mibare yabo dufite. Ariko mwahamagariwe gupfa ku byaha mukazukana nawe akabimura, mugatura mu ijuru mu buryo bw'umwuka muri we. Munyikirize ngo amena. Yandikiye Abakolosayi arababwira ngo natwe niko yatugenjereje, aratuzamura atuvana mu miryango y'iwacu. Hari abantu kandi ni hafi, nigeze kuganira na Mujumba Jean Jacques, ntago ndimo ndavuga uko ahari, ahubwo ambwira ngo ibintu 5 abanyarwanda twese duhuriyeho. Ntago ndi bubivuge byose, ariko umwe mu mivumo abanyarwanda duhuriyeho ni umuvumo witwa inzoga, kuba ubusinzi, abasinzi. N'ikimenyimenyi muzayibona no mu mihango y'ubukwe, nyine umugeni asabishwa inzoga. Namwe mwibaze icyaka kiba kiri mu bukwe. Ariko Yesu atuvana aho hantu iyo tumaje kumuha byose, tukamubwira ngo ntago tukibishoboye. Kandi ndagira ngo mbabwire bene, niba utarakizwa ni ubuntu butarakugeraho, ariko uyu munsi bushobora kukugeraho. Gukizwa ni favor y'Imana, agakiza gahabwa umuntu Imana yareheje. Hari abantu reba ugasanga arabyifuza ariko byaramunaniye, ariko tugera muri we akamvana mu gisekuruza cy'iwacu, akanzamura, nkatura muri we, nkazajya njya mu kazi ndi muri we, nkabana n'ab'igitsina gore ndi muri we, abatari abadamu banjye tukabana ndi muri we, abakobwa nkabareba nk'ibibambwe kuko ndi muri we, ibyanjye sibi, ibitari ibyanjye simbyibe kuko ndi muri we. Ndagira ngo mbabwire yuko umurimo Kristo yakoze wuzuye wo gupfana nawe ibyaha, tukazuka turi ibyaremwe bishya. None reka mbabaze ko mutinze igihe kinini mu rusengero mukaba mukiri abasinzi da. Ejo bundi narumiwe, ntago nari mbizi. Mu byumweru nka 3 bishize nibwo muzehe yongeye kwiremariya, kuko narindi en charge y'imirimo yose. Nagiye no kugura fanta, ntabwo nari nzi ko ngo hajeho na Heineken ngo z'abarokore. Kandi murazinywa, kandi muzinywa mwibwira ngo ni ubusirimu. Ntabwo Jehinomu irabasamiye, umwijima mwamaje kugeramo. Mushumba nagezeyo arambwira ati, ndababwira ati muhama kaze umubare runaka amafanta, arambwira ngo dushiremo, ngo na sinarinzi n'icyitwa cita, niba ari cita. Ejo bundi natashye ubukwe kwirebero,
mbona umuntu umuvuga butumwa nzi w'umuhanuzi arayirashya arayinyweye. Ndaza kubigarukaho mukanya. Uwo mugabo ucuruza inzoga arambwira ati atariko naturiya ndakuzi uri mwarimu. Arananzinyira arambwira ngo uri mwarimu wo kuri CGM ngo naturanu twabarokore turi mu makarito. Ndati Heineken ngo ni Heineken z'abarokore. Ndagira ngo mbabwire yuko bapfuye ku byaha banywa amazi baririnda ntago basamira ibije byose. N'urugero ntanze bapanye nawe bazukana nawe za Bavaria ntago zibageraho. Ninjya kubivuga arahita avuga atariko bana uri umuswa uri umuturage ndi umusirimu shaho mundebye ndi umusirimu. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Kristo aduha kwirinda kugeza ku rwego rwaho tuvuga ngo ibi ngibi ntago bikitureba biranyongerera ikisi. Munyikirize ngo amena. Twapanye nawe dupfa kuri kamere dupfa ku byaha ku buryo abantu basigaye baturaka batse ni Claude nanze kuvugwa undi wese reka nivuge siwe ko yabaye ikibwa. Hari reka ngomeze. Namwe niko mwari muri mwagenderaga mu mwijima mwari mutuye mu mwijima mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana yabazuranye na Kristo murenga ku rwego rwo kuba abanyetoro ba deperi ahubwo mwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Bibiliya ikavuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira. Ndagira ngo mbabwire ko umuhamagaro duhamagarwa ari uwo gupfa ku byaha tukazukana nawe tugatura mu ijuru turi muri Kristo Yesu. Tukaba abashumba turi muri Kristo Yesu, tukaba abadiyakoni turi muri Kristo Yesu. Kugusengera ejo bundi twasengeye abadiyakoni hano bana gusengera uko tutabizi n'Imana itashatse kubiduhishurira. Unywa inzoga ntacyo bitwaye, kuguha imirimo y'inasa aricyo bitwaye. Ariko ntabwo uri umwana w'ijuru habe na gato. Naba mwarimu nkuko mumbona ariko hari ibintu nkora mu mwijima mutazi. Ndagira ngo mbabwire yuko nubwo navuga aya magambo Paulo yanditse amagambo akomeye aravuga ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abamarayika yewe nkakora n'ibitangaza ndetse n'izo mu ijuru byose nkabimenya ngo ntafite urukundo. Uzi icyo yagushagaho? Yohana yanditse amagambo Yesu yavuze aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera iki? Amategeko yanjye. Warapfuye munkurikire, warapfuye mu by'ukuri wumva warapfuye. Ntago ndi bubitindeho cyane kubera igihe tuba dufite ku cyumweru. Ariko ndagira nkubaze warapfuye koko? Niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru. Ndiko yandikiye Abakolosayi arababwira ngo nimuzuke kugeza ku rwego rwaho mugenda muvuga ngo iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava. Ntago bivuze yuko tudakora, ntago bivuze yuko tutiga, ntago bivuze yuko tudatera imbere, ntago bivuze yuko tutanifuza. Ndagira ngo mbabwire yuko kwifuza ari ikimenyetso cy'umwuka w'iterambere Imana yaremanye umuntu. Cyakora ikibi ni ukwifuza kubi. Ibyo byose turabikora ariko tukabikora tuvuga ngo iwacu ni mu ijuru. Ndagira ngo mbibutse ikintu twirengagiza. Ejo bundi Thierry yarakivuze bene da, niba hari ikintu kigoye ni ugukorera ibintu umuntu yarangiza agapfa. Niba hari ikintu kibabaje maze iminsi mbitekerezaho bigaragara ko ndimo ndakura ariko ntaragera muri ya etape yo gutinya urupfu. Nabonye abantu bakuru barutinya cyane ariko nanjye wabona ariho ndimo ndajya. Niba hari ikintu kibabaza ni ugukora. Ubu ndimo ndakora masters mwihangane nagaciyemo hano haruguru. Ejo navuye mu ishuri, navuye muri kaminuza saa 3 z'ijoro ninsoza amateraniro ndahita subira. Ejo mfite ikizami ndimo ndibaza nimara no kwibona umwaka utaha ningenda bamperekeje ntago umuhungu wanjye azayikoresha. Nibaza uburyo ibyo tugokera mu isi ari ubusa. Ndimo ndashaka akazi keza karuta ako mfite ariko at the end amafaranga ndayagwiza nkakora ibikorwa byinshi. Ningenda bazamfa gasoni banyambike costume n'ishati nshyashya wenda sinzi niba inkweto bajye bazishyira mu isanduku bazishyiramo da nazo bamfa
agasoni bavuga ati ntacyo inkweto utazitwaye twara isogisi ry'umweru, banshyiraho igitambaro cy'umweru ngende, ariko ninzajya Rusororo cyangwa se bakazanwika wabona nzagenda baramaje kwapuruva ibyo gutwika, ivu ryanjye ntago rizabona umwami, ahubwo kuko nzaba narahishanywe na Kristo. Uwapfuye niwe wazutse, uwazutse yarazamutse, kandi uwazamutse niwe uzaraga ubugingo buhoraho. Niba ari aya Kristo reka tuyakomere Imana. Nzagenda byose mbisige, kandi ubwo mbabwiye ngo ndimo ndiga masters, ni hari n'ibyo niga online, kuwa gatanu narifite ikizami, yewe na nyuma yaho nzakora PMP, na nyuma yaho nkomeze, ariko ibyo byose nzabigwiza. Cyakora nimara kugenda ubwo madamu azabifata, ubwo mvuze igihe nzaba nagiye imbere ye, azabifata bishyire nko mu kabati, azavuga ati diplome ya secondaire, ya lisanse, ya masters n'ibindi byose ibyo tugokera mu isi ni ubusa. Hahirwa abapfa bapfiriye hehe? Mu mwami. Baranza bakazukana nawe, ubugingo bwabo bukazamuka bugahishanwa na Kristo mu Mana. Bicaye mu isi bari mu itorero ariko bari muri Kristo, ku buryo Bibiliya ivuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana igira iki? Yishimira. Ibahozaho ijisho. Uri kuri hano seje mu bugingo bwe buri muri Kristo, imuhozaho ijisho. Umuntu aririmba ari umujura, ari umusambanyi, ari umunywi w'inzoga, umuntu aryigabura ari umunyabyaha, yemwe iminwa yanyu yarasamye. Ndabivuze mpita nibuka, murabyibuka 2016 Imana yarambabaje, ariko byari biri mu mugambi wawe. Ndarwara, ntago ngiye kubaha ubutumwa nakubuhamya bwo kurwara, ariko hari ibintu Imana yamishuriye ndumva bingarutsemo, reka mbikomozeho gatoya. Mu bintu Imana yamishuriye ibya Gehinomu. Ibi ngiye kuvuga ntabwo ari ibyo mpimbye, murabizi abahano n'abatari abahano, nabivuze namwe mwumva imyaka 9 ishize biba kuri YouTube, babifatiye mu gatenga nta ruhare nabigizemo. Ariko Imana imishurira ibya Gehinomu, nabonye ibyiciro bitatu by'abantu bari muri Gehinomu bakiriho, apana bapfuye, abantu bakiri mu itorero, bakiri mu mirimo. Ibyiciro bitatu. Icyambere cyari icyiciro cy'abakristo, abangaba badafite izindi nshingano n'imirimo mu itorero bitwa abakristo. Icya kabiri cyari icyiciro cy'abaririmbyi, icya gatatu cyari icyiciro cy'abashumba tubarizwamo. Icyambere nakigezeho mbona ari abantu benshi, kandi cyambwiye yuko ari bazima nuko hari nabo nabonye ndamenya bakiriho. Ntago ari ikinyoma, ntago ari ibyo nje kubahimbiraho, kandi n'igihamya kirahari. Icyambwiye yuko ari bazima nuko nabagezeho nkazajya mbona baranyeganyega gutya, kandi barajujuraga, bavugaga amagambo ntarimo ndumva. Mbagezeho uwo twe turi kumwe arimo aranyereka, namubaza ngo ni bande, arambwira ngo naba Kristo bari mu itorero, bakiri bazima, bagifite ubuzima, ariko babayeho mu itorero, ubugingo bwabo buri muri Gehinomu. Nibuka ayo magambo nyigisha ubwa mbere, nabigishije ijambo rivuga ngo uretse aho uba uzi ahantu uri tuzi mu nshingano na departement ubarizwamo, ariko mu isi y'umwuka utuye he? Ndabyibuka twari dusengera hano hepfo, nari maze iminsi mike mvuye mu bitaro, nabanje kubiganiza abashumba b'itoro. Pastor Philippe niwe wayoboraga hano mu mwanya ku cyumweru, ndabyigisha mbyibuka nk'ibyabaye ejo. Icyo cyiciro arambwira ngo bari mu itorero, barasenga, bakora imirimo, ariko babikora ubugingo bwabo buri muri Gehinomu. Tugenda intera ndende, namwe mwibaza ibyumweru 2 nari ndyamye ndi muri koma, ntago ari ibintu navuga akanya ngo birangira nuko bingarutsemo. Twegera imbere tugera ku cyiciro cy'abantu benshi, itsinda abantu batabarika, nabo mbona bafite geste bamuvinga mu buryo, barajujuraga nkumva bavuga amagambo ntumva. Arambwira ngo nabaririmbyi baririmba n'ibyaha n'imirimo ya kamere, baririmba bari mu makorari, ariko ubugingo bwabo buri hehe? Muri Gehinomu. Twegera imbere mbona icyiciro cya gatatu, nabo bari benshi. Arambwira ngo nabashumba bashumbye inama. Nimvuga abashumba mumva abapasiteri, abarimu n'ababandi bose bihaye amatitre, bafashe umurimo witwa ubushumba. Arambwira ngo bakora uwo murimo, ijuru ntago ribazi, cyakora ribazi nk'abanyabyaha, nubwo mu maso y'abantu bagaragara ko bazishumbye, ariko ubugingo buri muri Gehinomu. Yongera ijambo rikomeye, arambwira ngo bameze nk'amasega aryana mu ntama, uzabambwirire ngo nzabitura umujinya w'inkazi.
ngarutse ku cyiciro cy'abakristo naramubajije ngo kubera iki umbwiye ko bari muri Gehinomu kandi ari bazima? Arambwira ngo batunzwe n'imirimo ya kamere, muri bo ntago urupfu rw'umwami Yesu rwigeze rubageramo. Ni abasinzi, ni abajura, ni ababeshyi, baragambana, inzangano ni zose, ni abanyamoko. Ngarutse kuri icyo kintu Kristo yabitinzeho, arambaza ngo iwanyu mugira amoko angahe? Ugayo yavugaga murayumva nyine. Narabimusubije uko ndayazi, iwacu yambazaga ni mu Rwanda, ndayamubwira nkuko nawe wayize nanjye nasanze ahari. Aranje arambwira ngo uzabambwirire ngo ibyo ntago tubizi mu bwami, twebwe tuza amoko abiri, abana b'Imana n'abana ba Satani, ibindi byose ni ibyinaha. Arambwira ngo nabajura, bararaguza, akoresha ijambo rikomeye. Arambwira ngo bambangikanyije n'izindi mana, mujya mu bapfumu mukabangikanya Imana n'ibindi bigirwamana. Arambwira ngo uzabambwirire ngo nzabitura umujinya w'inkazi. Urabikora akakwihorera. Niko Zaburi ya 50 ivuga, uwayiririmbye mukibwira yuko mpamwe nawe, ariko rimwe nzaguhana mbishyira imbere yawe uko bikurikirana. Reka nkubaze, warapfuye urazuka, urangije urazamuka. Abatunze ubugingo buhoraho turabufite tukiri mu isi, ntago ubugingo tuzabwakirira mu ijuru, ahubwo turabugendana. Yemwe muranyumva? Niba mugira ngo ndababeshya, ejo bundi ubwo twasengeraga abadiyakoni ku itariki 20 hariya n'iz'ukwa 4, madamu bamusengeyemo mu bantu bari baje, twari twatumiye, harimo musanzire wanjye. Ibi ndabivuga uko nicyo gihe narabivuze. Yitwa Sudi Kennedy, atuye i Rubavu Mbuga Ngari. Icyo gihe Imana irimo iramishura ibya Gehinomu mu bantu namenye, nabonye nkamenya, naramumenye. Mvuye muri koma naramuhamagaye ndamubwira ngo uze, hari ubutumwa Imana yampayeho. Umuryango wabo bose ni abasilamu kuva ku gisekuruza cya kera kugera abariho ubu ngubu, usibye wenyine wavuyemo ejo bundi agakizwa. Icyo gihe yarakira umusilamu, Pasiteri John aramuzi, bari batuye hano. Umudamu we ni mukuru wa madamu, kandi data bukwe ni umushumba w'itorero. Nawe wibaze umukobwa w'umushumba kujya kwishingira ku musilamu, yari skandale yabayeho mu muryango. Ariko Imana kuko ikunda ubugingo, ijya yemera yuko nibitanyurwa bishobora kunyurwa kugira ngo umugambi w'Imana ugerweho. Sudi mubonye ndamubwira ati tumwita papa hari, uwo twe turi kumwe nawe turani papa hari. Arambwira ngo niwe. Ambwira ibintu byinshi ntagiye kubabwira. Ntangutse mvuye muri koma naraje ndabimubwira, haciye ibyumweru 2 ajya kwihana. Ubu ni umudiyakoni ku itorero rya Betania i Rubavu, ayoboye ministeri y'abaririmbyi. Mu rupfu rwa Kristo tuvanamo agakiza, karande zikatuvaho. Abo duherukana muri Nibature twamaze icyumweru ndimo nigisha ahangaha, nababwiye amagambo Paul yandikiye Abakorino rwa 2:5. Aravuga iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Niba uvuga ko wamugezemo ukaba ukigendera mu mirimo y'umwijima, wahushije Yesu wa nyawe, uwageze muri Kristo ahinduka icyaremwe gisha. Cyakora nagira ngo mbabwire yuko ari intambwe ku yindi, ni step by step. Ntago tuza ngo byose bihite bigendera rimwe. Cyakora kugumana nawe biduha kuba mu butsinzi. Munyikirize ngo amena. Amishurira ibintu bikomeye aho muri Gehinomu. Nagiye kubona mbona ameza manini aje imbere yanjye. Reka nkavuge kanje mu bitekerezo, ntago nari nabigambiriye pe. Ameza manini azi imbere yanjye, ngiye kubona mbona ku ruhande rw'ibumoso hajeho Primus murayizi, Mitsingi murayizi, Skol murayizi, Skol 5 izaho, haza marikeri, hazaho zino nzoga muzi, hazaho nizo ntazi. Ndanje mitamubwira ati kucyunyeretse iby'inzoga kandi iwacu tutanywa inzoga. Ubwo uzi iwacu aho navugaga ni muri ADPR. Arambwira ngo hoya, mwigishijwe yuko kunywa inzoga ari icyaha, ariko benshi muri mwebwe mwongeye kuyoboka izo nzira. Uzabanyibukirize, nzanywe no kubibutsa yuko mu bwami umunywi w'inzoga atazigera kandagirayo. Nukuri nubwo atari iryanjye, ariko nyiraryo yambwiye yuko umunywi w'inzoga atazigera kandagirayo.
ngiye kubona mbona kuri ayo meza ku ruhande rw'iburyo hajeho energy drink, hazaho Panache, hazaho Bavaria, munyibutse na za zindi za Red Bull, hazaho ibingibi twejeje nyine twavuze yuko ari iby'abasirimu, ari iby'abarokore, hazaho Bavaria. Nigeze gutaha ubukwe narayibabwiye ntago ari ubwa mbere, ikagarama hari hakoze ubukwe umwana w'umuhungu w'umushumba ukomeye muri ADPR, muvuze mwamumenye, yabaye umwe mu bayobozi ba ADPR, ntago akirimo ariko arazwi cyane kuko yayoboye ku nzego zo hejuru. Natashye ubwo bukwe wabona n'aba bashumba wenda bari bahari mu bukwe ku mameza y'abashumba, nahabonye ibintu bibiri, nta fanta nahabonye Bavaria na Coca, buri mushumba bakamuha Bavaria na Coca, Bavaria na Coca, Bavaria na Coca. Nari ntaraba mwarimu, nari umukristo murayicefiriya nyine, nari ndi no hirya, kandi kwihema ry'abashumba nta muntu wahegeraga kubera yari uro ku rwego rw'ejuru. Hari haje abashumba b'indembo, abamaparuwasi, abashumba nyine babashize ukwabo, nabibonesheje amaso, ntabwo ari yerekwa. Bavaria na Coca barazimiragura we barazisoma, umwami arambwira ngo ubwo rero abimishuriye, nahise nshinga urubanza ndamubwira ngo Bavaria ntabwo ari inzoga, energy drink ntabwo ari inzoga, Panache ntabwo ari inzoga, kuko yaramaje kumbwira iby'inzoga. Arambwira ngo uzabanyibukiriza aya magambo, mu ndebe hano ngo iminwa y'abanyetorero abakristo imeze gutya ngo irasamye, kwirinda kwarashize, ikije cyose kirohayo, kuko urukundo bakunda umwami rwaragabanutse, bituma indangagaciro yo kwirinda itagihari. Arambwira ngo uzabanyibukirize ngo umwanzi yamenye yuko n'abatanywa inzoga babyigishijwe no gutinya ijambo ryanjye, yahinduye uburyo, ahindura amayeri kugira ngo yanduze imyambaro y'abakiranutsi. None muzi ko ngo muri abasirimu rero mu mafrigo yanyu mutunzemo igice cy'amafanta n'amaji, ariko mugatungamo na za Petit Mitsingi na Skol, mwakiriza abantu mukorana, irimbukiro rirabasamiye for sure. Mwapanye nawe, muzukana nawe, murazamuka mugera mu ijuru, mutuye muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo mbabaze twongere tubitekerezeho, nubwo wenda afite urujwi runini mudukoresha, ariko umwuka wera ndabiza arimo arakuganiriza. Mwene uri umusinzi, uri umusambanyi, nubwo amaso y'abantu atakubonye ariko ay'Imana yarakubonye. Nubwo abantu tutabimenya ngo tukubwire ngo uri mubi, ariko Imana irabizi yuko utari mu bayo, you don't belong to him. Mu bantu ifite mu gitabo cy'ubugingo, munyikirize ngo amena, munyikirize ngo amena. Arimo arampishurira, ntago ndi ubigarukeho, ariko yamishuriye ibitabo bibiri, amishuriye igitabo cy'ubugingo, amishurira n'igitabo mwita icy'imirimo, ariko mu ijuru ntago bakita icy'imirimo, bakita icy'imirimo y'abera. Yarabinsobanuriye, arambwira ngo iyo ukoze umurimo mu itorero, mbere yuko tuwandika turabanza tugakurura igitabo cy'ubugingo, bakasaka kuri serial number ahantu Claude yanditse, bamara kumubona mu gitabo cy'ubugingo bagafata igitabo cy'imirimo inyuma y'izina ryanjye bakandikaho ngo afashije ababyeyi. Abishuka mwihishe mu mirimo, ibyo ni ibizarangirira inaha, ntago bizigera bibahesha ubugingo. Kandi none aha soreje aha, ibindi ndabikomeza mu iteraniro rya kabiri. Nateguye ibintu byinshi ariko ni rya kabiri rirahari, n'iminota bampaye iracyahari, tugiye kubitekerezaho. Si ikibazo cy'igihe umaze, kandi ikintu kibabaje ni uko uyu muntu atinze mu rusengero atangira kubizanamo logique, akanabizanamo n'ubusirimu kubera akamenyero. Uzi ko umuntu atinda mu mwijima akazageraho akabona akareba. Uzi ko umuntu atinda ahantu hari umwijima akazageraho akabona, akazajya avuga ati uzi ko aho ndimo ndajya ndimo ndahabona. Ariko nubwo utinzemo, ndagira ngo nkubwire yuko nta bugingo buriyo. Si ikibazo cy'icyo uri cyo, je m'enfous. Ejo bundi papa yarapfuye, nabitekerejeho shaho, nabitekerejeho, papa apfuye, yewe ndavuga ati ubu nawe ibye birarangiye, asigaye mu mateka gusa. Ariko ibye birarangiye, abakomeye baragenda, naboroheje tukagenda. Warapfuye, urazuka, urangije urazamurwa, cyangwa uri mu bamambere bitorero hano gusa. Uraririmba ni byiza, uracuranga, it's okay. Ukora imirimo ikomeye, wabona bari mushye barabizi, uramutware twize kubiganiro turi hara, niyo mpamvu muvuze
hari uwo Kristo bigeze kumusabira bati ngwino umukirize umwana kuko mu bintu tumwibukira wadukoreye yatwubakiye isinagogi. Si ikibazo cyuko nushaka kuba waratanze menshi kuri uru rusengero ariko utarapfuye kuri kamere ukaba utarazutse ngo uzukane na Kristo ngo ubugingo buzamuke uture mu isi utagihari. Niyo magambo Paulo yanditse rega arimo aravuga ngo twebwe turi mu isi ariko ntago tugihari. Sinjye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ngenda ndiho ariko niwe wuzuye muri ngewe, ku buryo tutanywa inzoga, ku buryo tutarya ruswa, ku buryo tudatunga perimi z'impimbano. Nagiye kwigisha mu Kagarama mu gihe cyatambutse, naje kwigisha amateraniro, umuntu mama w'umukire araza arandeba pe, nimba abwira ngo w'umukire nuko nabihamishije amaso yatashye muri V8. Araza arambwira ngo wigishije umwuka w'Imana nkoraho, atariko ikibazo nasigaranye gikomeye nuko perimi ngenderaho ntayikoreye ahubwo bayinzaniye muri envelope. Ngira Imana atangaha umfashe umpa amagambo y'ubwenge. Ndamubwira se ayijugunye, natse ugiye gukorera iyindi kandi wanditse muri traffic police. Murumva naramusubije iki da? Murumva naramusubije iki? Nabwiye Imana umfashe. Ndamubwira ati ikintu gikomeye cya mbere umwuka wera yagukoreye nuko yakumurikiye yuko utunze inyandiko mpimbano, kandi kuba yabitunze hagatoki bizakubuza ubwami, bizakubuza kujya mu bwami. Natunze imodoka ntaratunga perimi. Umuntu umwe arambwira ngo w'inshuti yanjye, kandi nanayigendesheje, nanayitwaye ntarabona perimi. Muyo mikrofone kujya ku polisi tabyumva. Imyaka 3 ntwara imodoka ntagira perimi. Kandi atari uko ntari kuyibona, ahubwo numvaga gutunga perimi ntatsindiye bitarimo ishimwe ry'Imana. Umugabo umwe w'inshuti yanjye nimbabwira ngo ni inshuti yanjye pe, araza arambwira ngo nziranye n'ukomeye hano, ukomeye ahangaha. Ibyo mvuga murimo urabyumva? Arambwira ngo ntago uzigera ukora, cyakora uzashake kode ubundi tuzagira ukuntu tubigenza in terms ya gutya gakeya, ubundi nkuzanire perimi iciye mu buryo. Ndamubwira ngo iyo ngiyo nta shimwe ry'Imana ririmo. Uzi inshuro nayikoreye nawe wumve gutunga perimi, gutunga imodoka utaratunga perimi. Natsinzwe 3 ariko cyari ikigeragezo cy'Imana, yari ishuri kugira ngo ibone yuko nshogora. Natsinzwe 3 bwa kane nibwo nayibonye. Ntunze imodoka ya manuel nyigendesha, nta hantu najya ngo imodoka inanire, ariko nkatsindirwa buri teka kuri demarage 3 kugira ngo Imana ipime urukundo nyikunda. Noneho tunze perimi n'inzandiko z'impimbano, ubugingo ntabwo ufite. Mwegekeye umuryango dusenge. Bari mu nsengero ari abajura, bari mu nsengero ari abatsinzi, bari mu nsengero ari ababeshi, batunze ibintu bitagira ubuhamya. Kandi ijambo ritubwira ngo uko mwapfuye ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Muri uyu mwanya tugiye gusenga mu byiciro bibiri. Icya mbere ni ugusengera abantu bihana, kandi ndagira ngo mbabwire nubwo ntashatse kujya mu by'ubuhamya nubwo ubutumwa Imana yampaye, ariko tujya gutandukana. Yasezeranije ikintu gikomeye, arambwira ngo uzanyibukiriza itorero yuko wakiriye isoko y'amaraso yeza abemeye. Ndagira ngo mbabwire nta kindi twaje gushaka muri uru rusengero. Bya bindi bajya batwigisha by'ibitangaza nanjye njya mbivugaho, yewe Imana ikatugirira neza, nkaza nkongera ngahumuriza imitima yababaye yuko Imana izabatabara. Ni byiza tuba dushyira mu bikorwa amagambo Imana yavugiye muri Yesaya ngo muhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima. Ariko ibyo ni ibyinaha kubabwira ko izabatabara. Bene dareka mbabaza, iyi myenda nambaye ni iyanjye, ariko njya kuyigura ntago Imana yigeze ibanza kubivugaho. Ahubwo ikintu impamagarira ni ugupfana nawe, narangiza nkazukana nawe, ubugingo akabuzamura, nkatura muri Kristo, ikazajya inganiriza amakuru yo mu ijuru, ikambwira ibyenda kubaho. Nimunyikirize ngo amena. Ikambwira ngo ukwiriye kurwana urugamba neza, ukwiriye kurwana intambara yo gutsinda. Ndagira ngo nkubwire yuko kugwa atari icyaha, ahubwo gusubira inyuma ari cyo kibi. Nimba ivuga hari abantu bashobora guhita bavuga ngo uyu mugabo aravangiwe. Niba mugira ngo ndababeshya, muzasome Mika ibice 7 umurongo wa 8. Ni amagambo ari muri Bibiliya, aravuga ngo naho yagwa ntazarambarara.
Mukristo yaguye kangahe? Mukristo yagiye agwagwa na kangahe? Ariko ntigeze akora ikosa ryo gusubira inyuma. Kuba waraguye si ikibazo, muri aka kanya twagusengera ukongera ukabyuka. Ahubwo ikibazo ni ugusubira inyuma, ni ugukora ibyaha ukabiramiramo, ni ukuba mu rusengero ukabigenderamo, ni ukwitwa umukristo uri umupagani, ni ukubarwa mu gitabo cy'itorero ikijuru utakirimo. Nagira ngo nkubwire ko umuhamagaro duhamagarwa n'uwo gupfana na Kristo tukazukana nawe. Pastor Jean Jacques nanyegere tugiye gusenga. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho